nayoti dusuhuze. Yesu ni muzima yarazutse. Yesu ni muzima yarazutse. Yesu ni muzima yarazutse. Amen. Imana ibaha umugisha bagubwe neza mu nzu y'Imana. Reka kandi twakire Betifage nayo dusuhuze. Imana ibaha umugisha ababyeyi beza bacu, Imana yahamagaye bagubwe neza. Hanyuma reka nakira abakristo mwese b'itorero ryacu rya CYUMWERU. Imana ibaha umugisha kuba mwaje, hanyuma muhaguruke tubakire. Aya mashyi tujye tuyakoma dushimira Imana, twishimiye iyo yabazanye, tutumvise inkuru mbi tukabona mwageze mu nzu y'Imana. Mudusuhuze namwe kabiri gatatu. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Amen. Imana ibaha ibyiza byose byo mu nzu yayo. Hanyuma rero reka twakire abagize inama mpuzabikorwa, abadiyakoni n'abantu bari muri protokoli badusuhuze. Abadiyakoni n'aba mpuzabikorwa bari gukora protokole, mwese murambure ibiganza mudusuhuze. Kabiri gatatu. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Imana ibaha umugisha abakozi b'Imana bagirirwe neza n'Imana. Twakira abashyitsi beza dukunda, abantu tuba twasengeye, babandi mudukunda muhora muterana natwe, muri inshuti zacu turabakunda, tunezezwa nuko muza mu iteraniro rya CYUMWERU. Imana ibaha umugisha. Muhaguruke tubakire. Urugo rutakwisa umushyitsi tutakwakire niba ari gukunze, n'ukuri tunezezwa n'Imana iyo tubonye mwaje, kandi mwami Imana abaha ibyiza byose mu mwifuzaho. Kabiri gatatu. Amen. 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 Imana ibaha umugisha abashyitsi beza, mujye muhora muri abacu, n'ukuri mujye CYUMWERU dukunda abashyitsi mu materaniro yose tugirayo mu mibyizi nayo ku cyumweru, mujye muhora muri abacu, mujye muhora mwicaye ahantu mwicaye. Izo ntebe turazibahaye mu rusengero. Noneho tureka twakire abakozi b'Imana rero. Umushumba wacu Jean Jacques dusuhuze tumwakire. Amen. Imana ishimwe yaturindiye umushumba akaba ageze hano. Imana imuha umugisha. Dufite umwigisha wadusuye, muramuzi kenshi, ni inshuti yacu, akunda kudusura, ariko kandi nawe ni umushyitsi uyu munsi. Mwarimu Bosco adusuhuze. Amen. Kwa gatanu yaratugurikishije, muravuga mutazagaruke, nanjye ndabwira ngo tuzamugarura vuba. Yaratumye tujya mu ijuru igihe kitaragera, mukagira Imana. Imana imuha umugisha rero. Reka noneho twese hamwe duhaguruke. Abantu bari bamaze iminsi barwaye bataherukaga mu rusengero, aho muri mutere haleluya. Abagize impamvu zitatumaga badaterana ariko bakaba baje bari bakumbuye urusengero, mutere haleluya. Amen. Nukuri Imana ishimwe ko yabarinze, natwe tuba tubasengera. Rega burya nubwo tutabageraho, ariko iyo dusenze twohereza amasengesho hose kuri bene data. Imana ishimwe ko yabahagejeje. Rimwe kabiri gatatu. Murakaza neza bene data. Imana ibaha umugisha hamwe natwe, turabishimiye kandi turabakunda. Amen. Amen. Bwira mugenzi wawe ngufashwe mu izina rya Yesu. Tamukozeho covid iracyahari. Ntabwo ibwiriza ritubwira gusuzanya ntiragaruka. Ni ukujya umbwira ati Uwiteka guha ibihe byiza mu izina rya Yesu, ariko utamukozeho. Amen. Reka nakire rero Betifage baturirimbira indirimbo zabo. Minota nayo ndabona ihari, nayo turirimba indirimbo imwe.
Ene data cyaba ari igihombo.
kandi hari ibihembo Imana yateguye bigenewe umuntu uzanesha isi hano uburuhukiro ibutegurira abera bazaruhukiremo kandi hari ibihembo Imana yateguye bigenewe umuntu uzanesha hano uburuhukiro hano uburuhukiro Imana yateguye ibutegurira abera bazaruhukiremo yateguye n'ibihembo kandi hari ibihembo Imana yateguye bigenewe umuntu uzanesha isi unesha nzamuha kurya ku mbuto z'igiti cy'ubugingo unesha nzamuha kuri manu yahishwe muhe ibuye ryera ryanditsweho izina rishya ritazwi n'umuntu wese keretse urihawe ntacyo azatwarwa n'urupfu rwa kabiri nzamugira inkingi yo mu rusengero unesha niwe uzambikwa imyenda yera sinzanagura izina rye mu gitabo cy'unesha azatwarwa n'urupfu rwa kabiri nzamugira inkingi yo mu rusengero unesha niwe uzambikwa imyenda yera sinzanagura izina rye mu gitabo cy'ubugingo imbaraga
Yesu twategereje araza vuba abarira n'imyihanagure abacitse intege nimukomere turi hafi kuruhuka imiruho twatiriye muri iyi si imumaranisha nyimibabano kubwirana y'amagambo yuko Yesu twategereje yemwe nimwihangane araza vuba amarira nimwihanagure abacitse intege namwe nimukomere mwiyungemo imbaraga turi hafi kuruhuka imiruho twagiriye muri iyi si tuzabwirwa amagambo ku munsi wa kuranga urugendo ntabwo tuzahora tubabaye tuzamanira ibikomere tuzibagizwa n'agahinda tuzibagizwa n'agahinda twagiriye mu rugendo nubwo tubiba turira
Haleluya, haleluya. Ngo n'uyu waremye ukwezi n'inyenyeri aje kumara abantu mu mubabaro. Imana nihimbazwe, turashimira Kristo niwe watumaze umubabaro aduha ubuzima, aduha ubugingo buhoraho. Imana muhereze icyubahiro. Imana ihimbazwe. Yararebye aravuga ati giye abantu naremye mu ishusho ntago bapfa gutyo, reka manuki. Mushumba ngwino udusengere. Turashimira Imana iduhaye ubuzima, iduhaye yakuyemo umubabaro igashyiramo umunezero. Umuntu utanezerewe atahanezerewe mu izina rya Yesu. Reka umushumba dusengere kandi twumve n'ijambo ry'Imana. Karibu duhaguruke dusengere uyu mwanya wo kumva ijambo ry'Imana. Turagushimiye Mana yacu ishobora byose, turagushimira ineza yawe n'ubuntu bwawe, turagushimira imirimo n'ibitangaza wakoze, ari ibyo wakoze mu buzima bwacu, ari ibyo wakoze muri rusange, haba mu gihugu no mu itorero. Iyo neza yawe turayigushimiye. Turagushimira kandi ko waduciriye inzira tukaba turi mu nzu yawe. Ni wowe jambo rizima ribeshaho, ni wowe jambo ryaremye byose, kandi ni wowe mbaraga zacu, ni wowe gakiza kacu, ni wowe uvuga bikaba, wategeka bigakomera. Ihumura utanga n'iryiteka, izina ryawe nirishimwe. Mugaragu wawe arahagurutse kugira ngo ahanurire ubu bwoko buteraniye aha. Turamusengeye mu izina rya Yesu ngo mwuzuze imbaraga z'umwuka wera, kugira ngo ahanure mu izina ryawe, iyi mitima nayibashe kumva. Kandi kiraha cyose dutegetse ko cyumvira ubuhanuzi, mitima yose ni kugomororerwe. Mwami, ibitavuga Imana nibiceceke mu izina rya Yesu Kristo, kugira ngo ubone uko wihesha icyubahiro muri iri teraniro. Duha umugisha rero mu ijambo ryawe, buri muntu wese atahe abonye icyo akeneye, uko uzi guha umutsima uwukeneye, ukamenya guha Mwami ifi uyigusabye, ndetse ukamenya no guha igi uri gusabye. Uzi buri wese icyo akeneye rero, igaragaze muri iri teraniro, buri wese ataha afite ishimwe mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Mwaramutse. Nishimye. Sonoreza teri nanzamurira ko kagake hari. Dusubiye kubonana tutishwe n'ibyaha. Amashyi ku Mana yacu. Kuboneka ku cyumweru hano n'umugisha. Ni igitangaza kuri ngiye no kuri mwebwe, kuko Imana itwongera iminsi yo kubaho. Imana ishimwe. Ku bashyitsi nitwatanga Mungu Jean Bosco, ndumuvuga ubutumwa bwiza. Hanyuma muri iyi minsi ndabarizwa ku itorero riri hariya ku murenge wa Mageragere, ahitwa Ikankuba, ADEPR Ikankuba. Imana iduhana umugisha. Umushumba wa hano rero yavuganye n'umushumba wanjye, mushumba mu ruhushya, hanyuma nanjye nabonetse uyu munsi. Imana ihimbazwe, Imana ishimwe. Hari impamvu ibintera, hari impamvu ibintera, hari impamvu ibintera bigatuma ndirimba yo.
Worship. Worship. Approche. Ye hari impamvu ibintera, hari impamvu ibintera, hari impamvu ibintera bigatuma ncuranga ye. Amashi. hari impamvu ibintera bigatuma ndirimba Ye hari impamvu ibintera, hari impamvu ibintera, hari impamvu ibintera bigatuma ngushima we. hari impamvu ibintera hari impamvu ibintera hari impamvu ibintera bigatuma ndirimba Hari impamvu ibintera, hari impamvu ibintera, hari impamvu ibintera bigatuma ngushima we. hari impamvu ibintera hari impamvu ibintera hari impamvu ibintera bigatuma ndirimba Hari impamvu ibintera, hari impamvu ibintera, hari impamvu ibintera bigatuma ngusenga we. hari impamvu ibintera hari impamvu ibintera bigatuma ndirimba Hari impamvu ibintera, hari impamvu ibintera, hari impamvu ibintera bigatuma ngushima ye. hari impamvu ibintera hari impamvu ibintera hari impamvu ibintera bigatuma ndirimba Tuzataha, tuzataha, igihe nikigera tuzataha, tuzataha tuzataha igihe nikigera tuzataha tuzataha, tuzataha, igihe nikigera tuzataha, tuzataha tuzataha, igihe nikigera tuzataha. Amen. Amen. Twese tuvuge cyane ngo amen. Dusome. Timoteyo wa kabiri ibice 4 n'umurongo wa 6. Timoteyo wa kabiri ibice 4 n'umurongo wa kangahe? Wa 6. Pawulo avuga iby'iherezo rye asaba Timoteyo kumusura. Dusome. Ibice 4 Timoteyo wa kabiri ibice 4 umurongo wa kangahe? Wa 6. Kuko ngeweho maze kumera nk'ibisuko ku gicaniro igihe cyo kugenda kwanjye gisohoye. Narwanye intambara nziza, narangije urugendo, narinze ibyo kwizera. Ibisigaye bikiye ikamba ryo gukiranuka iby'umucamanza wacu, iby'umwami wacu umucamanza utabera azampa kurya munsi. Tuvuge cyane amen. Nyamara sinjye ngenyine ahubwo nabakunze kuboneka kwe bose. Gira umwete wo kuza aho ndi vuba. Dema yaransigiriye kuko akunze iby'iki gihe cya none. Agitesaloniki. Kesiketi nawe yagiye i Galatiya, naho Tito yagiye i Dalmatiya. Karabashima rero. Luka niwe wenyine ukiri kumwe nanjye. Shaka Mariko umuzane kuko agira umumaro wo kunkorera. Tuvuge cyane ngo amen. Ariko tukikwa namaze kumwohereza mu Efeso 13 ndaza kuhavuga, hari ibikoresho akeneye. Nuza uzazane umwitero nasize iturowa kwa Karupo n'ibitabo, ariko cyane cyane uzazana ibyimo. Alexandre umucuzi w'imiringa yangiriye inabi nyinshi, umwami wacu azamwitura ibikwiriye ibyo yakoze. Nawe umwirinde kuko yarwanije amagambo yacu cyane. 21 hepfo. Gira umwete wo kuza igihe cy'imbeho kitarasohora. Tuvuge cyane ngo amen. Gira umwete wo kuza hataraboneka za mbutiyaje na za obstacle. Ugira umwete urwanye iyo mbeho, uranyikiriza cyane ngo amen. Mumbabarire nigisheho gatoya. Haleluya. Uyu nguyu ni Pawulo. Yivuza ibigwi. Ni ikivugo cy'ibigwi bye mu iherezo ry'ubuzima bwe.
kandi nanjye n'iryo jambo nakuzaniye ngo usengere iherezo ryawe kuko iherezo ry'ikintu rita itangira ryacyo. Murangikiza cyane ngo amen. Aba mu gitondo nababwiye ngo yivuze ibigwi kubera iki atsinze ibizamini bikomeye cyane mu mibereho ye. Nababwiye ko umuntu anyura mu masi ane ahambere umuntu anyura ni mu bitekerezo by'Imana. Niko yabwiye Yeremiya. Iravuga ngo Yeremiya we ngo nakumenye utaraba urusoro mu nda ya mama wawe. Imana yakumenye kera. Ntiyakugira isamake, ntiyakugira intama, ntiyakugira ihene, ntiyakugira ibiti, ntiyakugira amabuye. Mu bitekerezo byayo ivuga ko uzaba umuntu. Kandi intama cyangwa ihene biva amaraso, birahumeka, bifite ingingo, bifite amaraso, ariko nta bugingo bizaragwa. Ubugingo buzaragwa ikiremwa muntu. Amashikumana yacu, amashikumana yacu. Iyo si rero yivuyemo, iyo ntakitwaye, ujya mu yindi si y'amezi 9 mu nda ya mama wawe. Ahangaha umuntu arwanwa n'abadayimoni ngabo kugira ngo azave mu nda ya mama we amezi 9. Aho ngaho baba bagukocinga, baba bakuragiye, baba bakugenzuye, mama we Imana ikamurinda, warangiza ugasohoka. Iyo zose rero ubuhuye n'isi ugiye guramo n'ibizamini bibiri, wakora nabi ukarimbuka, wakora neza ukabona ubugingo. Nahangaha rero Pawulo arimo kwivugira ikivugo. Amen. Niyo mpamvu ngo iyo umwana atariza avuka baragacapa. Ariko ko katarirara, ko katarira ntabwo kaza aho kageze, ko katarirara yarira bakati ararize. Ageze mu isi agiye gukoreramo ikizamini gikomeye, azabona ubugingo cyangwa nirangareho azarimbuke. Ariko abaje uyu munsi tuzabona ubugingo mu izina rya Yesu. Murangikiza cyane ngo amen. Murangikiza cyane ngo amen. Ahangaha iyo uhakoze neza usoreza mu isi ya 4 y'ubugingo buhoraho iteka n'iteka. Kuwa gatanu twarabiganiriye. Wakora nabi ukajya kurimbuka iteka ryose. Nahangaha rero Pawulo yivugiye ikivugo. Aravuga ngo Timoteyo banguka, ngira ibyo nkubwira. Dore mfunzwe ubugira kabiri. Inshuro ya mbere nari mfunzwe mushobora kunsura mukambwira amakuru y'amatorero nkayandikira. Muzi inzandiko yanditse ntashaka kurondora, hari ubwo Efeso, hari ubwo Filipi n'ayandi mandiko cyane izindi nzandiko. Ariko noneho Timoteyo, ngeze ku mugoroba w'ubugingo bwanjye, ngeze ku mugoroba w'ubuzima bwanjye. Abanyaroma bagiye kumfungira ahantu mutazongera kumbona. Inshuro ya kabiri yari agiye kubona ko agiye kujyaho batazongera kumubona. Cyokora Timote utaraza ndagushimira Luka. Haleluya. Ndagushimira Luka, Dogiteri Luka yangiriye neza nyinshi, yambaye hafi. Abahanga baravuga ngo Luka ikintu yamukoragamo pasiteri ngo yarazindukaga mbere yuko ajya ku mirimo ye Dogiteri Amidusine, ngo akabanza kumwomora ibisebe, akamukanda, akamuha imiti, akamubwira ngo Luka we baraye bankubita sha, dore ukuntu bangiza Abanyaroma sha, bakamupfuka inguma mu buryo bw'umwuka. Icyampa Imana ikakoherereza Luka ugukomora inguma ufite, kandi Imana ijya yohereza abantu bameze nka Luka. Niyo mpamvu yanditse aravuga ngo ariko nubwo bambuza kuvuga ijambo ry'Imana bakamfunga, ijambo ry'Imana ryo ntabwo ribohwa. Haleluya, haleluya. Ngewe ndaboshywe ariko ijambo ry'Imana ntabwo ribohwa. Luka niwe wenyine ukiri kumwe nanjye. Shaka na Mari kumuzane vuba kuko angirira umumaro muri byose. Imana yacu ishimwe. Yari agiye gufungirwa ahantu batazongera kumubona, yari agiye gufungirwa ahantu batazongera kumugemurira. Uru rwandiko rero rwandika aka gaparagarafe nsomye mu Gifaransa ngo bakita discours d'adieu, n'ugusezera. Bye bye, ntago muzongera kumbona, n'amasezera. Ndagusezera mwana wanjye Timoteyo, ndakuzi, nkuziho ibintu, nibuka amarira yawe, nibuka ibihugira, nkakumbura kukureba cyane cyane. Haleluya, haleluya. Iyo nibutse kwizera kutaryarya kukubamo, ndakuzi, wararezwe. Nabibwiye ba mu gitondo, wararezwe. Umuntu arererwa ahantu hatatu
gatatu niho yarashingiye Pawulo ko abayuda bareraga. Umubyeyi w'umugore w'umuyuda yareraga umwana akamutoza ibintu bikurikira kuva ku mezi 3 kugeza ku myaka 7. Icambere kumutoza gukunda igihugu, kumutoza gukunda igihugu. Icakabiri gukunda abashiki be, Imana ishimwe. Icyagatatu gukunda Imana ya Isirayeli. Amashiko Imana yacu, amashiko Imana yacu. Mu gitondo nababwiye ngo niyo mpamvu Yeshebeti mama wa Mose yahataniye kujya kumushaka ngo amwose. Yabonaga umuco n'uburere bw'abanyegiputa buzinjira muri Mose ntibamubyaza umusaruro. Arahatana agize umugisha baramumuha, ngo bamumuhaye aravuga ngo ngize umugisha, umwana wanjye nzamushyiramo umuco w'abayuda, ngo akajya musohokana mu nkambi. Kagenda muciciyemo hagati amuvugiriza ubuhuha, bakagira ngo agiye gusura ingorwa z'Abisirayeli. Naho icyakora arakiziye Yeshebeti, niko yitwa mama wa Mose, agakora ibintu by'amayeri. Abayuda bazi ubwenge, murangiza cyane ngo amena. Akagenda amuvugiriza ubuguyuguye, batagiye gusura ingorwa, naho agiye kumwigisha, kumwereka bene wabo kuri tere. Mose icyana cyiza igihungu, ireba bene wanyu irengana, ibaye umugabo irenganura, ibaye umugabo irenganura. Igihungu cyagiye umwana wari igitamamuga. Igihungu ikunda ifiriti bibi y'abanyegiputa. Ibi bigukunda ifiriti, ibi bikurambira ino, ibi ikunda bene wanyu, ibaye umugabo irwanirira bene wanyu. Umwana ngo aragenda bimutonyokeramo, nicyo yahataniraga. Bibiri kavuga ngo menyereza inzira umwana azacamo. Arabikurana, nta wundi muntu wamwigishije. Ngo arangije gukura ahitamo kujya kubabarana n'ubwoko bw'Imana. Ni mama we wari wabikoze. Ni umuco Pawulo yarashingiye avuga ngo Timoteyo ndakuzi, Timoteyo ndakuzi, wararezwe ubu rero wabukwiye kwa mama wayo nike na nyogokuru Royisi. Uri umwana warezwe. Umuntu arerwa ahantu hatatu. Ahambere hakomeye ni education familiale, hahandi umubyeyi iranwa n'umwana. Iyo hagucitse umwana naho yavuga icyongereza, naho yatwara indege, adafite uburere bwa kavukire, abapfuye ahagaze. Imana yacu dufashe cyane, Imana yacu tugiriye neza. Nababwiye ngo abanyaburayi n'ibindi bihugu niki cyatumye babura abantu mu rusengero, banze kuzara, banza kugira generation y'ikindi gihe, population jeune. Barangije babara abakirisitu mu rusengero, barangije babara abasirikare, none barimo gushyiraho promotion zo kubyara igihe cyararenze. Imana yacu dufashe cyane, Imana yacu tugirire neza. Aramubwira ngo ndakuzi. Ahandi hantu hakari umuntu arererwa ni ku ishuri baguha umurongo bakakwigisha. Ahandi hantu hagatatu umuntu arererwa ni mu rusengero. Iyo tugeze mu rusengero tumenya gahunda, tumenya kubana n'abantu, ijambo ry'Imana ridushyira ku murongo. Amashiko Mana yacu, amashiko Mana yacu. Haleluya, haleluya. Aramubwira ngo ndakuzi Timoteyo, ndakuzi nguhaye kuyobora itorero rya Efeso. Kandi mwari ntugira ngo kuyobora Efeso byari byoroshye. Iri torero mu matorero ya Aziya niryo torero rikuru, Eglise Mère, niryo torero rikuru ryabanje. Ndibwira niba ntibeshye mu mujyi wa Kigali n'ahandi itorero rikuru ni ry'Igasave, niho hakuru. Mu gihugu cyacu itorero rikuru ni ry'Igihungu, Eglise Mère. Efeso yari inkuru. Ni uyu mwana w'umusore yaragiye kuyobora. Kandi hano bwari n'umuyuda pire, oya ni umugiriki. Agiye kuyobora rero abantu bakuze, maze ngo akora amakosa menshi. Niyo mpamvu urwandiko rwa mbere, haleluya, nurwo kumwerekera, nurwo kumukosora. Urwandiko rwa mbere rwa Timoteyo nurwo kumukosora, nurwo kumwerekera, kuko yagiye akora amakosa menshi. Dore irya mbere yaramubwiye ngo uzajye ugira umwete wo gusoma. Timoteyo yajyaga mu iteraniro nta kintu yasomye, nta kintu yibitseho, kandi ari umupasiteri waryo, ntacyo yasomye. Yagera imbere y'abantu bakuze bazi ibyanditswe, bakatusi umwana yasomye hehe, uyu muntu Pawulo yatwohereje yasomye hehe. Pawulo arabimenya, aramubwira ati mwana wanjye Timoteyo, uzajye ugira umwete wo gusoma, ntugatere waraza. Ngo basome muri Matayo ibice 90.
Timote ibice 90 by'amatayo ntabibaho ntugatere waraza abasome muri Mariko ibice 85 fata isenzeri be uyu muntu usibi yabyigishijwe nani ngo yapfaga kwiturira gusa akiturira gusa bigeze kumbwira umuntu umwe bigeze kujya mu iteraniro nabatera yaraza yashyize kuteri mu matwi ibyo nibiduteye uko ari mu iteraniro barimo kumva umupira wo mu Burayi bakoma amashi bakabona araseka nawe afite feeling bakagira ngo yafashijwe hanyuma rero batuje igitego kijyamo bagituma bamenya ko wa muntu atarahari yibereye ahandi aramubwira ngo Timote ntugatere warazi uzajya ugira umwete wo gusoma abangurikiye tuvuge cyane amen uzajya ugira umwete wo gusoma urwandiko rwa mbere n'urwo kumukosora nimusoma biriya bice n'urwo kumukosora icya kabiri Timoteyo ngo ntago yubahaga abakuru muzabisome ngo ntiyubahaga abakuru reka uzigaye duhura n'abakristo yanagusuhuza ugatangara niba witwa pasi akavuga ngo komera pasi uyu mwana yize igice komera pasi uyu muntu si yigishijwe nande ejo bundi byambayeho muzi byambayeho ejo bundi byambayeho uyu muntu se ninde wamwigisha igice ubundi se yarigishijwe uyu mwana yararezwe se ubundi nari nagiye ku isoko covid kigabanukamo gatoya mva mu biro aho nandiriye ya ruguru nasengeraga za Nyamirambo hanyuma noneho njya mu isoko njya kureba ko bene data bameze bitwaye muri covid njya mu isoko bacururiza umugisha bari barawugize no kubona aho bibogeka ariko iby'umwuka byarabaye bikeya ndatemera rero nari nambaye neza icyo gihe nambaye ishati y'igitenge imacinga n'ipantaro ndagenda umukirisitu umwe abarambonye ambariza kuri mukomera mwari nikomera ndabona ntacyo baye wowe mu isoko aho tuvuga mu isoko ni ntacyo mbaye turashima Imana ngo ariko mwatwimye ibigori abandi bose bumva ukagira ngo ngende ipamu ifite ibigega by'ibigori uyoberwa abantu aho bigiye Timoteyo ngo ntago yubahaga abakuru abangurikiye tuvuge cyane ngo amen ngo ntago yubahaga abakuru abarakomeje ariko se ubugira ngo muzatubonara nise tuzabuzwa n'iki kubona ngo naho zakingurwa ariko ngo muzajya mucyura umunyu noneho nise ducyura umunyu iki cyacu mise muzongera kukibonara ngo yo mwariye mwarayariye muraho nkwirwa uyu mwana yigishijwe nande uyu mwana nuwaheye uyu mwana azijura ajyamo uyu mwana azingorora nazajyamo Timoteyo nawe ngo yakoze amakosa menshi Pawulo ngo agenda amugorora urwandiko rwa mbere n'urwo kumugorora murangize cyane amen umunsi umwe rero soreze kura ne kuvuga amakosa umuntu akora ari mu murimo umunsi umwe rero ngo akora agashya yari umugira iki ngo asubira mu mico y'iwabo yakigira iki burya siporo mubona n'ibikino ngororangingo nibyo mu bugira iki asubirayo ngo papa yari umugira iki nyina akamuyidakaza ngo akubitamo agatiriningi sikigari we niba yaragakubisemo ku cyumweru hari igaburo cyangwa afite iteraniro n'urugero yibagirwa ko hari amateraniro yigira muri mucaka amazi y'abakomando amazi aribagirwa Efeso wabayibonye babwira Pawulo amwatse Timoteyo ko twamubuze dufite abantu bibagirwa amateraniro ntabwo ari byo gukora siporo ahubwo ukwiye kuregera ukibuka Imana ya Isirayeli yagukijije amashyi ku Mana yacu amashyi ku Mana yacu haleluya warangije Pawulo aramuhugura mu bice bine hamwe atariko Timote yewe bikore ni byiza bikore bigira umumaro ariko bikagira umumaro kuri bikeya ariko kwitoza kubaha Imana haleluya gufite isezerano ry'ubugingo bwa none n'ubuzaza amashyi ku Mana yacu aravuga ngo kandi Timoteyo namenye kutera warasa
ibyo bireke witera waraza. Urwandiko rwa mbere ni ukumukosora, ni ukumwerekera. Uyoboye abantu bakuru, uyoboye abenjenyeri, uyoboye abadogiteri, uyoboye abateologe bakurenze, uyoboye abantu bazi Imana, urabayoboye. Imana yacu dufashe cyane. Iyo turi hano twebwe tuba tuzi ko murimo kurondora, tuba tuzi ko mubona ibintu. Imana yacu dufashe cyane. Nigeze kujya kwigisha ahantu, burya tuyoboye abantu bafite andi maso. Haleluya, haleluya. Ndangije kwigisha ndagenda mpagarara hano ku ruhande, nkuko iteraniro ryarangiye ndahagarara. Ndangije ngiye kubona mbona umwana w'umukobwa araje w'umushyitsi, araza arambwira ngo nashakaga kubasuhuza. Ntiyego ndamusuhuza. Nguzi ikintu ndashaka kukubwira nti ngo burya wigisha ku ruhimbi nakurebaga wese. Nikarabaye rero, nikaraba. Timoteyo, wigisha hari abantu bafite izindi mpano, ntugatere waraza. Bikitegererezo mu byo uvuga n'ibyo ukora. Murangikiza cyane ngo amen. Ntugatere waraza, ntugakora animasiyo mu rusengero, sibyo biba byakujyanye. Mukubite mu kiganza 6. Nutabikora nyoko arabaroga. Subira inyuma 12. Nutabikora nyoko arabara umucuraguzi. Tega isakoshi beneri, amafaranga arazamo. Nutabikora muraba mu gikuzimu, ukabona abantu biriwe muri ibyo. Tera haleluya 60. Nutabikora urabazanye na shitani. Abantu bakwirirwa mubwira ntimugatere mwaraza. Mugatere mwaraza. Aranga ibyo ngibyo biveho. Rwari urwo kumukosora, urwandiko rwa mbere. Urwa kabiri rero rwari urwo kumusezera. Haleluya, haleluya. Rwari urwo kumusezera. Yarageze ku mugoroba we. Umuntu ajya agera ku mugoroba we. Imana yacu dufashe cyane. Aramwandikira, aramubwira ngo Timoteyo we, maze kumera nk'ibisukwa ku gicaniro. Ndabibona igihe cyo kugenda kwanjye kirasohoye. Abahanga bavuga ko ngo yikoreye ikiriyo. Imana yacu dufashe cyane. Yari ibitsemo imbaraga, yikorera ikiriyo. Ntabwo mu nyandiko urabona ko yanditse ngo Alexandre yangiriye inabi nyinshi, ntakabibarweho. Umwami Imana izabimubaza. Ntabwo yamututse, umwami Imana izabimubaza. Kubera iki? Aranga kwiyanduza. Arabona umugoroba ugeze. Imana yacu dufashe cyane. Arambwira ngo ariko ntugire ubwoba, nuza rero, nuza narwanye intambara nziza. Haleluya, haleluya. Narinzi ibyo kwizera. Abandi baravuga ngo nakoresheje igihe cyanjye neza, nagiye napfushije ubusa. Ibisigaye rero ndimo kubona amakamba. Haleluya, haleluya. Gira umwete wo kuzaho ndi vuba. Dore ibikoresho nzagutuma rero. Dore ibikoresho nzagutuma kugira ngo nzatahe neza. Niyo mpamvu nazanye amagambo. Dore ibikoresho nkeneye ni bibiri. Nkeneye umwitero nasize Itirowa kwa Karupo. Uyu mwitero urashushanya iki? Urashushanya imbaraga z'umwuka wera. Urashushanya ibihe byiza. Urashushanya amavuta umuntu atahiramo. Uru rugendo rwo gutaha, iyo umuntu atashye ageze kuri rya rembo, cyangwa se ageze kuri rwa rembo, cyangwa se ageze kuri rwa ruzi, ngo haza abadayimoni ingabo n'ingabo bashaka kukuvutsa iby'ingororano wakoze. Imana yacu dufashe cyane. Aramubwira ngo kugira ngo nzatambuka aho hantu, nzanira umwitero nasize Itirowa kwa Karupo. Ngiye gufungirwa mu butita, ahantu mu bukonje. Mu mvugo y'umwuka nawe ubyumve, niba uri mu bukonje uvemo. Imana yacu dufashe cyane. Nzapfe nifubitse. Haleluya, haleluya. Nzapfe nifubitse. Imana yacu dufashe cyane. Iyo usanze abakristo bamwe na bamwe usanga bari mu mbeho, usanga bari mu bihe bibi. Imana yacu dufashe cyane. Ndetse iyo basanze bamwe bagize cyo kurwazwa bari muri za koma, niyo bavuyeyo wumva imvugo yabo, ukumva nta mwitero bafite, ukumva nta mavuta yo gutaha bafite. Yava muri koma bakavuga ati ubonye iki? Ubonye iki? Ubonye iki? Avuga ngo abapangaye barabishyuye. Bose uyu muntu ukibara abapangaye kandi tubona arimo kwambuka, uyu muntu azambuka gute? Ko tubona nta bihe byiza afite, ko tubona uyu muntu bimeze biti. Ariko ubundi uyu muntu amaze imyaka ingahe mu rusengero asenga, akongera yagenda yagaruka. Ati se ubaye amahoro? Ati mbonye ibigabo by'ibikara by'amakanzu maremare. Abantu bati uyu muntu yabaga mu biki? Yabaga mu biki? Iyo ari umusore rero baramaze ati se iyo uvuye ubonye iki?
akanguka ati mbonye Rayon Sport tata we kase uyu muntu ari mu biki umuntu afite umwitero uyu muntu afite ibihe byiza ariko Paulo we dore Paulo yavuze ngo narwaye intambara nziza amashyi ku Mana yacu narinzi ibyo kwizera ndangije urugendo ibisigaye mbiki ikamba ry'ubugingo Imana yacu dufashe cyane Imana yacu tugirire neza ariko ngo banguka uzanzanira umwitero nzatambuke neza kandi uzanzanire n'ibitabo cyane iby'impu aho nzaba ndi mu ndake cyangwa aho hantu hatabona cyangwa aho hantu bukonje nzabashe kunyenyeretsa nsoma ijambo ry'Imana muranyikiriza cyane ngo amen iki kiraro ni hatari kucyambuka umunsi umwe ngo umukristo na byiringiro bageze kuri iki kiraro kuri iyi nkombe ngo baragenda barajaja bagatabo k'umugenzi ngo barajajaba ngo bahakurya barabagirana ngo barabaza ngo ariko igihe mwahereye ko tutababonara aho mwahereye kuri iyo nkombe ko tutababona ko mucaracara ntitubabona baravuga ngo yemwe iyi nkombe tugeze iteye ubwoba turacyashakisha indi nzira bati ye baba we ntabwo mwasomye nta yindi nzira iriho ntayo bati se nta kandi ka bugufiya umuntu yanyura amatagombye gushoka uruzi ngo barababwira bati reka data we ntago mwakabona mushake mushoke ahubwo muricerereza n'ikimenyimenyi nyiri icyo gihugu mujyamo iyo nzira niyo yanyuzemo ngo babyumvise barashoka ariko ngo bari batangiye bashakisha kandi banyuramo baravuga ati kereka abantu Imana yahaye promosiyo haleluya n'Enoki na Eliya abandi bose banyura aho ngaho kandi ni muhumure kubera n'irembo haleluya kubera n'irembo kubakiranirwa n'ugupfa ariko kubera n'irembo aravuga ati ngewe rero ndangije urugendo ndwanya intambara nziza ndinzi ibyo kwizera ibisigaye mbikiye ikamba ryo gukiranuka ndabifuriza iherezo ryiza torero haleluya torero ndabifuriza iherezo ryiza Imana yacu dufashe cyane aba mu gitondo nababwiye igitangaza nabonye nyoba y'abakristo aho nakoraga nagiye niga ibintu byinshi by'imirimo y'umwuka nakoranye n'umudamu umwe arantangaza yakira ubutumwa bwiza mu gihe gitoya arangije abura umubatizo kubera akazi twakoraga katuboshye dushaka ahantu abatirizwa turahabura habaga hahari ariko akazi yakoraga kari kamuboshye aragenda abura ahantu abatirizwa akajya yirirwa arira akajya yirirwa higima dushakisha ahantu abandi tukabigisha tukabohereza igasave bakabatizwa we yari afite akazi kamuboshye kandi twakoraga mu Bahinde umunsi umwe uwo mubyeyi yatahaga ku Gitega yarabonye akanya nta kazi kenshi gahari ataha ari samudi cyo genda byibuka agiye asanga mu Gakinjiro babatirishije ni Remera yari yatiye Yorodani kera batiraga Yorodani mu Gakinjiro ahageze yumva baririmba ijwi riramubwira ageze mu Gakinjiro ngo uyu munsi urabatizwa abayorwa n'umwuka tuvuge cyane ngabe ya uzanzanira umwitero nzagende mu bususuruke sinzagende mu bukonje Imana ishimwe aragenda yegera Yorodani asanga bamaze kubatiza abapasiteri bagiye kwambara ariko asanga Yorodani ntabwo ipfundikiye umwuka aramubwira tuzi ukuntu urubatizwe uratangira urire cyane aho tuvuga urarira cyane kugeza igihe ijwi ryawe rigera ririya mu bikara aho pasiteri bari baze kureba uwo muntu urira kandi urarira wicaye hejuru ya Yorodani umwuka wera arahambaye kandi ni umudamu wo kubahwa rwose umudamu mwiza umudamu rero aragenda nk'uko umwuka bimubwiye yuzuye umwuka wera atarabatizwa uyu mubatizo mujya muyibeshyaho ushobora kuza mbere cyangwa ukaza nyuma bitewe n'ubushake bw'Imana cyangwa bwawe murangiza cyane ngo amen aragenda yicara kuri Yorodani mukanwa ati ngaho riroze kandi utiririshijwe iruhande rw'amazi aratangira ararira ibirira biraza nanjye maze ntago mvanga mutambe
kuri Yorodani nimwumve ngo haza umudiyakoni ngo ijwi ramwe ati ngo haje umwe rero rira cyane abona yarasimba nishaka marare umudiyakoni agenda yiruka ati ntabwo ari umwana wo mu muhanda ntabwo ari mayibobo ni umugore mwiza batisamiza ataravuga ngo ntabwo hava atabatijwe abapasiteri rero ngo baza gutanga keya ya mvugo nziza yacu ngo pasiteri umwe araza ati mada ndati karame urarizwa n'iki urambatiza nta kumubwira ikimuriza urambatiza turabona tubatiza umuntu twabanje kwandika kuvuga ko utamubatiza egari kurira abangurikiye tuvuge cyane ngo amen undi nawe ajyaho ati ngaho nawe shyiraho akawe ati madamu rero ukuntu itorero ryacu rimeze urabona ntabwo tukuzi wowe ugiye kumbatiza ndati woya ntabwo tukuzi ararira abuza amahwemo umwuka yari yamubwiye ngo urabatizwa naho kumva agiye kugenda uzanzanira umwitero nzambuke mu mavuta Mana yacu ishimwe abapasiteri bavuga ati uyu muntu turamubatiza uruwa hehe se nduwahana byageze bite nabuze amazi ariko narakije baragenda bambara ikanzu baramubatiza mu gitondo ku wa mbere rero asanga mu kazi amaso yatukuye yari umudamu mwiza w'inzobe ukiri muto w'ibyaye rimwe ariko akagira imvugo yo gutaha abakristo b'iki gihe babwiye gutaha baravuga ngo yibangutse imana ngo yibangutse ntabwo ndashaka ntabwo ndabona akazi ndangije metirize ngo nabaretse kuza wawe ngo ivuga ko zaza wawe nta mwitero bafite bari mu bukonje Imana yacu dufashe cyane ku wa mbere asanze mu kazi mbona yabyimbye amaso araza arambwira ngo urabona ibiki niwabaye iki ko wabyimbye amaso ati sinabatijwe se ubatizwa nande wowe ubatizwa muri ADEPR ati ntabwo bibaho ntabwo hari rekomandasiyo se cyangwa igasave ninde wakubatiza atakuzi ko iwacu bitaho ati narabatijwe reka ninde wakubatije kuko ninde wakubatije ko njya kwigisha ati narabatijwe akuramo amarinete ati do ati naragiye nduruma ati ndarira nk'uko umwuka wera yambwiye ati ndangije buri uko bagira barambatiza ati ariko ndashaka guta narwanye intambara nziza narinze ibyo kwizera nta mutima ucira urubanza afite abangurikiye tuvuge cyane ngana tuzamutse indi shuro aterera ikiganiro cyo kunsezeraho disikuru dadiye niko nababwiye amagambo yo gusezera twari tugeze ku muhima arambwira ngo Bosco ni karame ngo ugiye ndashaka gutaha ariko se wasaze umuntu ujyaye rimwe nanjye ukurutaho mu gakiza sinshaka kugenda ngiye ndashaka gutambuka ibi bihe bibi ndashaka gusanga umwami Yesu nakoze ibyaha byinshi kandi yarambabariye ababariye n'umwami Yesu tuvuge cyane amen none ndashaka kumusanga ntarandavura asezeraho mbona bishimikiriye ngira ngo nayo mwana w'umunyagice naho kumbi arimo kuma fairways arimo kunsezera arambwira ngo nurako mfite abana yari yarabyaye impanga ariko ntacyo mbirebaho numva nkumbuye umwami Yesu numva nkumbuye gakondo yo mu ijuru ambwira gutyo n'abana ariko ntukadabakire ncaca imisagara nari ntuye Nyamirambo batuye ku Gitega dutandukanira hariya yama naho kumbi niryo rya nyuma mu gitondo agarutse ku kazi imodoka yitwa Nissan Tokyo yamanutse hariya hari haruguru hafi ya Centenary iramanuka mu kivunge cy'abantu njya muri rompu yifatamo we wenyine iramusya biba birarangiye abatizwa nta muntu wamuherekeje uretse ngewe wari umuzi na bene data bamwe nta pastor wo kumuherekeza uretse abari bamubatije twibaza ukuntu turi bumuherekeze uzi icyabaye aho twakoraga twara abakozi 1200 nyiri uruganda aravuga ngo nimuherekeze uwo mukozi yaherekejwe n'abantu ingano umwana w'umugena baragiye amashikumana yacu nuza uzaza n'umwitero kuko igihe cy'amasezera cyanjye ndakibona Imana niba mugisha mu izina rya Yesu mbe muri izo si zombi ni yihisemo twebwe imitwe yacu ariko ubundi ibintu ukora urabikora nk'umugenzi uzabona ubwami
ariko buriya mushyitsi we buriya ko witwa rya zina ryiza ryo mu idini ryawe buriya urabona wagenda tukaguherekeza. Imana yakuntumyeho uri ibyo ukora byose iherezo ry'ikintu rititangira. Watangiye nabi ariko nkuzaniye ubutumwa bwiza. Tugiye gusenga Imana. Tegura urugendo rwawe. Korera ikizami neza ahantu ha gatatu nakubwiye aho Paulo yatangiye ikivugo. Iyi niyo tere ya nyuma izaguhesha isi nziza imbere cyangwa isi mbi. Muri izo si zombi ziri imbere aho ushigaje niyihe witeguye niyo uhisemo. Tugiye gusenga. Hari umuntu wumva twamusengera waje muri urusengero akaba yararushye aremerewe avuga ati nanjye nakira umwami Yesu ngora muri kiganza. Uwo n'uwa mbere. Uwa kabiri, hari umuntu wasubiye inyuma turamubonye we igire ejuru mukomeze mu wiki mitwe yabo igire ejuru tambuka nuko bakizwa n'ukuri kw'Imana. Tambuka iyo marsh ijuru rirayireba. Mumuyobore abadiyakoni mumuyobore protocole mumworiyanti nuko bakizwa ni kuri yanagiye n'ukuri nimugoroba ari kuwa gatatu muri 88 ni kuri umuntu agenda ku manywa yihawe. Nta wundi muntu ushaka kwakira umwami Yesu nk'umukiza. Karibu sana uracyari na mutoya uzakorera Imana igombugisha. Nta wundi muntu hari ngaze karibu amashikumana yacu muri izo si zombi umwanya ubu tugendana ntimukagira ngo turihuta. Muri izo si zombi niyihise tambuka humura tambuka. Nta muntu ushaka kwakira umwami Yesu nk'umukiza muri iri teraniro ngo aze nazavuga iki kivuga ati wasi n'umuntu na Satani ndamutsinze nanjye ndivuze ngo mvuyemo amahoro ngiye mu isi y'amahoro. Imana ishimwe. Turasengera undi muntu amashikumana yacu turasengera undi muntu mwakire uriya mukobwa mwiza utazaba muri mbere siporano mwakire. Nta wundi muntu ushaka guhunga umujinya uzatera nawe ngo aze tumusengere. Erega gukizwa n'intambara ikomeye kugira ngo umuntu ace imigozi biba bigoye. Niyo mpamvu abanyamasengesho basenga. Imana ishimwe. Nta wundi muntu uhari ngo atambuke tumusengere. Amashyi yanyu n'amasabano we nureba ko barimo kuza ntabwo ureba ko barimo kuza barimo gucika umujinya uzatera bagahunga umujinya uzatera. Iki kizamini ahangaha ubuzima burimo nicyo kizamini cyo gupfa no gukira. Iyarure va muri izo ngeso mbi. Iyarure ngwino wisigara. Mwakire. Amashyi yacu ni makeya we mwijuru impundu ziravuga. Ndashoje ariko sinari gusoza. Reka dutanga umunota umwe chance. Wa muntu waje urushuremerewe uraza tugusengere uze dufatanye urugendo. Umunsi bazaba baguherekeje baba ari benshi cyangwa bakeya hazaba marayika inzovu n'inzovu bakugaragiye bavuga ngo ni mugurura amarembo uwera araje. Urahari ngo nawe tugusengere. Reka dusengere umuntu wa kabiri. Umuntu waguye yaje mwarimu yaje mumwakire. Amashikomana yacu umunota wacu ntabwo upfuye ubusa mu pasiteri. Inyongezo yacu ntabwo ipfuye ubusa inyongezo yacu. Dusengera umuntu wa kabiri, umuntu wasogongeye ubuntu bwa Yesu Kristo. Iki kizamini cyo banguka sha. Aba bazaba bacuranza baririmbye ko badakoma amashyi kandi turi kubona abacuranzi n'abaririmba. Tugiye gusengera undi muntu wasogongeye akava mu byaha nyuma agahura n'iki kizamini Paulo yatsinze wagatsindwa akagwa. Natambuke nawe tumusengere. Umuntu wasogongeye natambuke nawe aze tumusengere. Akaba gasubira inyuma tambuka tugusengere. Amashyi ku Mana yacu. Abakobwa beza cyangwa abadamu beza Imana ibaha umugisha. Mubahakayira twinginze Imana ngo yirokorere imitima myinshi. Mubahakayira. Mbe muri izo si zombi niyihisemo. Mbese isi izashonga ko icyo ari cyo kizamini cya nyuma. Ahantu ha gatatu niho dukorera ubwami cyangwa kurimbuka. Imana ishimwe ko muje. Dusengera umuntu wa gatatu. Ni umuntu wabaga mu icaci. Nyuma y'amavugurura y'isengero
no kuzivugurura icacere buri bushobozi. Bishop arigendera uramubura cyangwa bishop kazi ukomeza kuzerera we warabatijwe mu mazi menshi wegeraga igaburo ariko usigaye uri umufana gusa ushingiwe ntabwo wabona umupasiteri utabarutse ntiwabona uguherekeza ugiye mu bitaro cyakora uri umukristo ngwino tugusengere tukwinjize mu rugo rw'Imana. Bishop wawe waramubuze n'ukuri ntawakurenganya yaragukwebye arigendera ntawamenya ariko wari watangiye va mu rugo ruzere uze tugusengere urari uze tugusengere uze dufatanye ibihe byiza. Urusengero rwaruhe none ntaruri gusigara umufana w'amadini gusa urahari ngo uze tugusengere. Reka dusenge uwo muntu arahari yo gukomeza kuzerera yewe muntu arahari yo mama wacu araje Bishop waramubuze yo yaramubuze mwagore yabaye umubyeyi usa murabona umubyeyi yarakoraga ubusa mu pasiteri ntabwo yakoraga ubusa yabuze Bishop we yabuze urusengero wenda yari inshuti ya hano cyangwa y'ahandi ariko urabona uyu mubyeyi atashye abuze umuntu umuherekeza koko wenda yararirimbaga wenda yari umunyamasengesho ariko Imana igufungurire amaso umenye ahantu uyaderesa nta wundi muntu hari. Reka duhaguruke dusenge. Mu pasiteri murasengera abantu b'Imana musengere n'abahagaze kugira ngo mudusabire iherezo ryiza Imana iduhanukije. Ambasabe mupfukame dusenge. Mwami wacu Yesu turagushimiye ko ukiri ku ntebe y'imbabazi. Ijwi ryawe ryinginga abarushye n'abaremerewe n'uyu munsi riracyavuga kandi nta numwe wigeze atera intambwe azahuri ngo umusezerere amaramasa. Niyo mpamvu dusengeye aba bashiki bacu na bene data ngo bababarire ibyaha n'ibicumuro byabo byose, ibyo bakiraniwe byose bimaze igihe n'ibyavuba, ibyo abantu bazi n'ibyo batazi, ubibabarire mu izina rya Yesu. Ubuhagize amaraso yawe bicishije bugufi munsi y'umusaraba, reka mwami byabaregaga byose ubibambe ku musaraba mu izina rya Yesu. Amazina yabo yandikwa mu gitabo cyawe cy'ubugingo, ubaremere ibyiringiro bidashira, nabo bicare mu mitima yabo bafite isezerano ry'ubugingo buhoraho. Turabasengeye ngo uhereye none ibyo Satani yajyaga yuriraho byose tubitesheje agaciro, imivumo yose bavumwe uyu mwanya tuyitesheje agaciro, babaye abanyamugisha, babaye ab'ibyiringiro, babaye abana bawe, babaye ubwoko bwawe bwite. Nawe ubaremera amahoro adashira atemba nk'uruzi mu mitima yabo, bamenye ko uhereye none wababereye data wa twese mwiza. Niko dusengeye n'iteraniro muri rusange, buri wese wumvise aya magambo turamusengeye, dusaba iherezo ryiza, dusaba kuzasoza nk'uko abakiranutsi basoza, n'iherezo ryacu rikaba nk'iryabo. Ibyo twagizemo intege nke, ubukonje, imbeho turayirukanye mu izina rya Yesu. Dusabye ububyutse kuri buri muntu wese, dusabye gukanguka no kuba maso kuri buri muntu wese wumvise aya magambo. Reka mu izina rya Yesu ijambo ryawe rigwire muri twe, mu izina rya Yesu. Umwuka wera atubera umwitero n'umufasha, udukomeza muri uru rugendo, uturinde kubaho tutumva ijwi ryawe, uturinde kubaho turi mu bukonje, uturinde kubaho turi mu mbeho, ahubwo mwami ububyutse bw'umwuka wera, umuriro wawe nukongezwe mu mitima y'abantu bawe, kugira ngo twange icyaha n'igisa nacyo kandi tube twiteguye turi maso. Urakoze ko wumvise gusenga kwacu, urakoze mwami kubw'umugambi dufiteho, byose ni mu izina rya Yesu. Amen, amen.